akuzwe, Yesu ashimwe. Nifuje kubaganiriza ku bijyanye n'ikiganiro Pasiteri Kristi Ndikumana aduha binyuze muri Kanguka. Umunsi umwe abana bacu bararwaye bajyana kwa muganga ku bitaro bita Mpore Liberté Hospital. Ni ibitaro biherereye mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. Mpageze umuganga wabakurikiranaga witwa Dr. Tade nasanze yagize umunsi w'ikiruhuko. Noneho banjyana ku mudogiteri bita Dr. Jean Claude. Mugezeho yambajije uko abana bamerewe ndabimubwira, noneho abandikira imiti, arangije arambwira ati mbona uri umubyeyi ukunda Imana kandi usenga, reka ngushyire ku rubuga rwa Kanguka ujye ukurikirana inyigisho zihanyura zizarushaho kugufasha. Ndamubwira nti urakoze, urwo rubuga runshyireho. Gukurikirana rero inyigisho za Pasiteri Kristi Ndikumana byatumye niyungura byinshi kandi ngiramo ubuhamya ku bijyanye n'ivugururwa rya Roho Mutagatifu ndetse no ku buhamya bw'umubiri. Ku bijyanye rero n'ivugururwa rya Roho Mutagatifu byatumye ndushaho kumenya no gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana, bityo nkarihuza n'imyemerere yanjye yo muri Kiliziya Gatolika Ntagatifu y'i Roma ishingiye ku ntumwa. Kumva ko ngomba gusengera abantu bose duhurira kuri uru rubuga, noneho ngatura rozari ntagatifu, ishapule ntagatifu n'andi masengesho yo kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, ngasaba umubyeyi Bikira Mariya ngo ayandike ku bakristu duhurira kuri uru rubuga ariko batari abakristu gatolika. Kumva nkunze Imana cyane iyo idukura mu bujiji igaha abantu ingabire yo kuvumbura ibintu bigirira rubanda nyamwinshi ari wo muryango mugari akamaro. Gusabira abakristu bo kuri uru rubuga kugira ngo turusheho gukunda Imana, ariko cyane cyane nsabira Kristi Ndikumana Pasiteri, kuko muri Bibiliya Ntagatifu handitse ngo nzakubita intama, nzakubita umushumba maze intama zinyanyagire. Ibi rero nkabikora mu rwego rwo kugira ngo abakristu tutamwara kandi kugira ngo Yezu Kristu yiheshe ikuzo, atwihesherezemo ikuzo no kugira ngo ingoma y'Imana yogere ku isi hose. Byatumye ndushaho kumenya gusenga isengesho njyewe nihimbiye, prière personnelle et personnalisée et une prière individuelle et individualisée. Mu bijyanye rero n'ubuhamya bw'umubiri, twari dufite ikigeragezo uretse ko Yezu Kristu yagikuyeho burundu. Umugabo wanjye hari igihe twabaga turyamye agatitira akagira ibintu bimeze nka convulsion. Ubwo rero njye nahitaga mbyuka ngasenga rwose isengesho ritomoye mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika Ntagatifu y'i Roma ishingiye ku ntumwa. Noneho mu mutima nkatura nkavuga nti niba koko inyigisho za Pasiteri Kristi Ndikumana numva binyuze kuri Kanguka ari inyigisho ziyobowe na Roho Mutagatifu, umugabo wanjye iyi ndwara azayikire burundu. Koko iyi ndwara yarayikize, ntabwo akiryama ngo bigire nijoro atitire cyangwa se agire ibintu bya convulsion. Imana rero nziza yarakoze, mpagaze aha mu gushimira Imana, nshishikariza buri wese gukunda Imana, kuyikorera nta buryarya ndetse no kuyimenyekanisha. Murakoze, naho ubutaha Imana yacu y'amahoro ikomeze itwishimire.